noneho byarangiye. Harangiye ibiki? Yoya yantaye mwana. Uri gukora iki mu cyumba cy'abana? Hamdan Munne Yeshwe n'igihano. Gaju. Jukutahe. Da. wabyutse ryari? Mari ibi ni ibiki? Aho kumbaza uko naramutse. Waramutse ute? Nagushyira amazi muri dushe igihe mugiye koga udakererwa akazi. Wabaye iki? Kubera iki se? Nabaye mubi? Oya. Wabaye mwiza cyane ahubwo. Mbese ndi kwibaza niba ari ibitangaza, ndi kwibaza niba Allah yambonekeye, ndi kwibaza niba ndi kurota cyangwa se nkisinziriye byanyobeye. Wabibonye? Ntabwo uri kurota wakangutse. Ushaka iki? Kugushimira. Oya. Ndabyanze. Sure.
Gaju, urabona ibintu nkoreye? Ngamba bari rutaye, sibyo? Taha. Shyaka nini? Gaju, ntumbwira ko n'ibingibi boss yabibonye. Simbizi. Nusu ubundi uri guseka iki? Ngaho taha basi. Ubundi Shyaka kuri kwigira gutyo. Twagira ngo uri umwana w'imyaka 5 nagufasha umunwa ngo usome ku nzoga. Gaju, ibyo nkoreye birahagije, sibyo? Sinshaka kongera kukumva, nta bindi nkeneye. Icyo ngusabye ni uko utaha. Reka mbanze njye gusaba boss wanjye imbabazi. Ari kugira mu mutwe hazima. Ninde wakubwiye ko boss akeneye kumva amateshwa yawe? Reka mbanze njye kumusaba imbabazi yiwe. Gaju, taha ibindi ndabikurikirana. Ese wanyumvisha? Kanjye kumusaba imbabazi. Gaju, mbabarira utahe, sibyo? Mbabarira utahe, njye ibindi ndabikurikirana. Njye ntabwo nkeneye kugera kwa boss. Shaka kumbuza akazi. Ugira umunsi mwiza Shyaka. Waramutse. Ndetse nawe. Wiga. Kuri kwihuta cyane. Ejo narakubuze nimero waduhaye ntabwo zica. Unshakira iki? Shyaka ntabwo yakubwiye. Boss yavuze ko watsinze ikizame ugomba kuza mukavugana ugatangira akazi. Shyaka namusabye nimero yawe ambwira ko atakifite. Akazi kanyu nshaka. Kubera Gira akazi keza. We ubaye uzi n'ikindi sha abantu ni abagome mune abantu bagukoze iki uribuka cya gihe nkubwira ko Mariya acamudana inyuma ndabyibuka ariko si ubundi mune sinakubwiye ngo ibi bintu bivemo kuki ukunda kwivanga mu bibazo by'umugore n'umugabo ikindi kandi nimba uri n'inshuti yabo uzi umugabo ujya uryamana na Mariya ninde uzi ko ari uyu mubosi wanyu ngo ariko mune niba ushaka n'uburyo uhisha icyaha wakoze
washaka izindi nzira ubinyuzamo ngo ariko ubundi reka nkubaze, si wowe wambwiye ko uyu mubose waha ari we se wabo wamudana? yego none se urumva byanyura mu yihe nzira? umva ngiye kubibwira mudani nta kindi. Munere waramutse neza Simana? Umva mubwire Shyaka, uyu munsi kuri njyewe ni mushya, ibintu byose ni amahoro, ubu ngubu ubuzima bwanjye buri ku murongo. Amda, njye nakoze amakosa mani, ubu ngubu boss agiye kunyirukana. Ibyo byihurire, uyu munsi njyewe kuri njye mbese niwo munsi mwiza w'ubuzima bwanjye bwose. None Samda, reka nkubaze, kuba ari umunsi mwiza wawe bivuga ko nanjye ari umunsi mwiza? Bro, uzi ibintu Mariya yarankoreye? Sha burya abagore bararyoha pe. Nasinye. Ariko wambabari ukangirira ukanyumva byibura. Ahubwo uzi inama nakugira ma, fata Gaju akaboko umujyane mujye gusezerana. Ariko hoya, ubundi se ntiwambwiye ko ari mubyara wawe? ako Munere, wambabari ukabanza ukabitekerezaho neza. Ntekereza iki ariko ibintu Hamdani agomba kubimenya, maze se yabimenya bikagenda bite? agakora icyo ashaka. ariko ubundi Munere, reka nkubaze, ushimishijwe nuko Hamdani asenya urugo? Reka nkubwire, Hamdani aritonda ntabwo akwiye umugore nka Mariya. ariko niwe yahisemo. ikindi se wabibwiwe n'iki ko ari wowe wakwiriye ra? ariko ubundi Munere, reka nkwisabira akantu, wambabariye ukareka gutwarwa n'amarangamutima. Ine, ibyo wavuga byose Hamdani agomba kumenya ukuri. Byari kuba byoroshye iyo biza kuba atari uriya mubose wanyu. Hamdani we shyashya, niba se Hamdani wari umuntu mwiza Munere, ko yari abizi neza ko wowe na Mariya muri inshuti magara, ni gute yemeye mukaryama? Ntabwo nshaka kongera kumva izina Gaju. Man, kariya kabebi ni agashenzi niko kankoreye amakosa menshi, buriya ndi kumva umutima uri kuniki. Gusa ubundi wowe nawe umva mubaza ikibazo cyawe. Kubera iki utakabwiye ko katsinze kandi kavuye hano? Kandi ntashaka kongera kumwumva. Urakomeje se? Umda, uriya mubebi ni umwana mubi ku buryo numva umutima wanjye wamwanze. Njye ndi kwibaza icyo kintu, none se ibibazo ufitanye nawe yagiye bibwira boss? Umda, niyo bibwira bose ntacyo ngiye byari kuba bintwaye. Ese yakuze iki mana? Munere, Karani, nzindukiza. nyine hari ikintu ushaka kukubwira. Umva mubwire neza. Kiba ari ikintu cyiza kuko ngiye bameze nk'uwabyukiye muri paradizo. Ko Urumva? habaye iki? Icyara mubwire. Ariko urumva rero Muneza mbanze mubwire, sibyo? Ibintu byabaye hagati yanjye nawe uzabigira ibanga, ubigira ibanga ku buryo Mariya atazigera abimenya. Kandi erega mva mubwire Munere, waba utakaje inshuti magara, sibyo? Kandi nanjye nawe ntakaje umugore. Kandi Mariya Mariya yabaye umwana mwiza. Mariya yabaye umwana mwiza, urumva? Sinzi cyane bimuteye nuko byagenze, ariko pe sinyeneye kugira ngo zongere abe umuntu mubi ari njye biturutseho. ako se Hamda wasaze. Nasaze Mariya urukundo ari kuma Munere, ubu nasaze meze nk'inyoni iri kuguruka mu kirere.
kandi ntacyo bintwaye. Ugiye se kandi hari icyo waruje kumbwira. Hamda, ugire igitondo cyiza. Buriya mubwiye nabi. Action! Mune, bigenze bite? Njira. Mumbabarire. Shyaka, icyo nshaka kumenya ni kimwe. Ni kuki wambeshye? Jewe se? Ese hari nduhetse? Niko. Igihe twari turi gukorera uriya mukobwa interview, wambwiye ko mutaziranye. None ikigaragara ni uko mufitanye amateka. Ariko boss, uriya mukobwa njye ntabwo muzi cyane. Shyaka, ikintu kimwe gusa gishobora gutuma mubabarira ni uko wamuje na Mariya. Gusa ibihembo by'uku kwezi ntabyo nzaguha umushahara gusa. Murakoze. Shyaka, na rimwe ntuzongere kugwa mu ikosa waguyemo. Niba ari akazi ni akazi, niba ari inzoga ni inzoga, n'akabari ni akabari, ndetse na roji ni roji. Uranyumva? Bose ntabwo bizongera. Genda ufashe uriya mukozi mushyashya, umuhereza ibyo akeneye byose, umufashe no gutunganya ibintu byose ubishyire ku murongo. Yego. Ikindi, genda ubwire uriya mukozi mwari kumwe ko mushaka. Ariko yamaze kugenda. Mubwire ko mushaka. Nta kibazo. Shamune, Mari, ibyo utekereza si byo. ibikize kandi erega nashakaga kugushimira kuba barahambereye. Gusa nyine ntabwo wakabaye warazanye n'inshuti yawe. Urakoze cyane, gusa ni ukuri mbabarira. Nyine yashatse kumbwira ko yabonye akazi, yanga rero kuntegereza aribwo kunsanga hano. Okay, ntari umve ko nta kibazo. None se byari byagenze gute? Ibiki se? Nyine kuki mwe mwatandukanye? Apfa. Mune, nushaka umugabo nawe uzabimenya. Umva mbese, shaho umbwira. Uzi ukuntu Hamudani yari yababaye? Mune, Karame, kugira ngo isi ibone agakiza byasabye Yezu gupfa. Urumva? Hari ubwo rero ibyishimo by'umuntu bisaba amarangamutima ye. yewe ndumva bikomeye. Ukihangana nyine ugapfira muto. Hehe. None se Mari, ubundi kuki wansabye kuza hano? Nashakaga kungira inama. Nashakaga inama z'uburyo nakwitwara kuri Hamudani. Biseka se. Kuki? Hamudani uramuzi kundusha. Niho mubana.
ariko ni inshuti yawe kuva kera. Urumva rero wangira inama. ahaha yewe ubundi se reka nkubaze habaye iki cyatumye uhinduka? Mune, si wowe wambwiye ko hari abagore benshi bakeneye umugabo umeze nka Mudani? harya Ubwo rero mutazamuntwara da. yewe narivugiraga ma ari ugupfa kuvuga gusa nyine birashimishije kubona wowe na Mudari mumeranye neza. Sibandi Mune, Jane, mbona utabyishimiye. Hamdani mwarakundanye, uramukunda, bimeze bite ubundi? reka nyine ntabwo nishimye kubera ko ndi kubona bikuzanamo uburyarya bwinshi, ndi kubona ushobora kongera kubabaza undi mwana. Mune, kuva kare nakomeje kubona umeze nk'umuntu ufite ikibazo. Ufite ikihe kibazo? Shamari reka ntahe urabeho. Nta kibazo, reka nguherekeze. Oya ndumva ashaka kugenda njyenyine. Ese Mune, ufite ikihe kibazo? Wikomeza kumbesha ngo ubabajwe nuko ndi kuryarya Hamdani. Ahubwo sibyo, mbabarira umfashe umbwire ikibazo ufite, wenda tukiganireho. Tega amatwi rero nkubwire, ndakwiyamye urwo rukundo nkunda ugenda ujye kurukunda ihene, unkure mu tugambo twawe, ntabwo ndi mu rugero rwawe, ndatekereza unyumvishe neza. ariko nk'ubu iyo uzi ko ibyo ngusaba utabasha kubineza ahubwo ukirirwa wirukanka ukumvisha akazi. Gaju, ntabwo nshaka akavuyo. Ese ubundi uri kumvisha akazi umushahara bakuzawe nkabazawe. Gaju! Njyewe urabona nta inshuti n'umugore uciye umugabo Uvuze Gaju!